bonana nabo yo 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 mu birori byo mw'ijuru akabuza tuzabona Imana we rori byo mw'ijuru ishimwe we ishimwe n'iryawe ishimwe n'iryawe ishimwe n'iryawe ishimwe we ishimwe n'iryawe ishimwe n'iryawe ishimwe n'iryawe hariho bamwe bazinjira mw'ijuru iyo babona ibyiza babikira uzoba Yesu bari ku misozi yerade banezeranywe n'umukiza bakiza imibabaro uzobayo Yesu bari ku misozi yerade banezeranywe n'umukiza we basize imibabaro yose uzobayo Yesu abazakoma ugaranywe bazabarirwa ngo simbazi uzabayo Yesu ntakiza urugi ruzaba rukizwe ntibazabona cya gitsibo uzabayo Yesu ntakiza urugi bazaba barukize ntibazabona cya gitsibo uzabayo Yesu ugiye twongereze iyi ndimi tuzamura ibiganza duha Imana icyubahiro yemwe nimuzamura amaboko Aburamu yigeze kumubona shusho y'imfizi dukomeze dutange amaturo abadiyakoni bace mu bantu dukomeze dutange shogiye yari gifashwe n'ibihe byo bihe birarangiye dore Yesu araje uriya Yesu araje ni mwiza nk'ikizuba Aburamu yigeze kumubona mu shusho y'imfizi ntama icyo gihe yari gifashwe n'ibihe byo bihe birarangiye we dore Yesu araje uriya Yesu araje ni mwiza nk'ikizuba ugaruka kwiba ya ngoma yawe uzawuje guhindura byose jogiye Yesu uzanyibuke kweli kanongere nsabe Bishop Mathias senga Imana kweli udufashe kuri microphone
Mana ishobora byose turagushimiye muri uyu mugoroba wa none. Haleluya. Ushimwe kuko imigabo n'imigambi yawe ari nta kiza kiyikoma mu nkokora. Uyu munsi wari uwuzi, uku kwezi wari ukuzi, aya masaha wari uyazi kuko tsoba dukoraniye hano. Kandi nikidukoranije hano wewe ntabwo cagutunguye cyangwa ngo kiguce mu myanya y'intoke, ahubwo warabitewe neza mu mugambi wawe. Zadusavye natwe kwemera ubushake bwawe. Turagushimiye kuko uhaye wigaragaza mu ndirimbo no mu masengesho no mu ijambo ryawe. Nubundi tukweretse umukozi wawe Mwami Yesu uhagaze imbere y'iteraniro, umuhereza umugisha kandi umuzuza imbaraga zawe. Ureke ijambo ry'ihumure rive mu kanwa ke kandi rize rifite imbaraga zo komora ibisebe n'ibikomere biri mu mitima yacu. Ureke amahoro yawe Kristo abane natwe. Turakwiyegereje kandi tuguhaye invitation yihariye ngo ubwiza bwawe bugaragare muri aya materaniro, amatima ya buri muntu wese uhumurike. Tubisabye mu izina ryera rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mikrofone base n'abayizamuye buke kugira ngo n'abari inyuma hariya nabo barushaho kumva. Murakoze cyane. Mikrofone tigume gukorora uyu munsi byumemeze neza. Turahimbaje Imana se umwami wacu Yesu, twahawe umugisha wo kongera kuba duteranye gutya kubw'impamvu z'Imana yacu. Haleluya. Izi ni impamvu z'Imana yaduteranije. Ndatekereza mu giterane twari dufite, sinzi ko cyari guhamagaza abantu bangana gutya, kuko duhora dukora ibiterane. Abantu suko batoza, suko batokwitaba, ahubwo mu matorero menshi ahantu hatandukanye, tiyaba kanisa rimwe, haba amatorero menshi, abantu baba bagerageje gupanga ibiterane mu matorero babamo babarizwamo, mu buryo abantu benshi baba bafite ibitaramo, baba bafite amateraniro, baba bafite amasengesho. Ariko abo bose Imana yashatse ko duhura gutya, amakominote atandukanye, imiryango itandukanye, amatorero atandukanye. Munyemerere dukomere Imana amashi kuko twahujwe n'igiterane kimwe, aricyo cyo gushima Imana, aricyo cya kindi Imana yaduteguriye kuruta uko twebwe twabiteguraga. Imana ihimbazwe. Tubanje guha Paul umuryango wa Revera Gedeon, Revera Gedeon na mama Pasteur n'abana n'umuryango wa hafi. Mu by'ukuri turavuze mu bushobozi bwacu, mukomere cyane. Twaje kubahumuriza, twaje kubabwira Paul, twaje kubafata umugongo, twaje kubabwira ngo mukomere. Nibwo bushobozi dufite, ubwo nibwo bwa mbere, kubabwira Paul, kubabwira ngo mukomere, kubabwira ngo muhumure, kubafata mu mugongo. Zo nizo mvugo dukoresha. Paul, muhumure, mukomere, nubwo hafi ya byose ari cyo kimwe. Kubafata mu mugongo n'izindi mvugo zimeze gutyo. Icyo nicyo cya mbere twakoze. Cya kabiri ni presence yacu. Presence ya buri muntu irakwereka ko Imana yagutabaye. Yesu ashimwe. Bene data, presence yawe y'uyu munsi ni nziza cyane kuri uyu muryango. Ibyo mbivuze nk'umuntu mukuru, nk'umushumba,
nk'umuntu ureba ingene ibintu twese turabizi, ariko hari igihe abantu benshi batagaruka ngo batekereze ngo babe abantu bari souple mu bitekerezo. Hari abantu batari souple mu bitekerezo, hari abantu batabangutse gutekereza, hari abantu baza basaba ngo babafashe babakore théâtre, bakore théâtre yo kugira ngo byibura hagira kinjira mu bitekerezo, ariko mu by'ukuri ari abantu kandi bari souple mu gutekereza. Iyi shusho ni nziza cyane, igaragara neza, iyi foto ni nziza ku babyeyi, ku bapapa, ku bamama, ku rubyiruko. Iyi shusho ni nziza kandi yose yaje kubabwira ngo mukomere, muhumure, muhumurike, niko bimeze. Uru ni urugendo rwa twese. Yesu ashimwe cyane. Cyongeyeho ni uguhumuriza itorero rya Karumeli. Bene data bashumba bo muri Karumeli, abakristo ba Karumeli, abayobozi, mwese inzego zose kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma, twaje kubabwira ngo pole, muhumure, ni urugendo rwa twese kandi muhumurike. Cyongeyeho ni ukubasengera. Nituja gushika umwanya wo gusenga, tubwira abashumba mu kutuyobora, mu kudufasha, umuntu wese yatura ijambo ry'isengesho. Uyu muryango ukeneye isengesho, umuntu wese yatura ijambo ryo gusenga kugira ngo